Harya ngo benshi birabagora kumenya ngo umukobwa arankunda cyangwa se ntabwo ankunda. Reka turebere hamwe rero, ni gute wamenya ko umukobwa agukunda kuko bya nyabyo. Inshuti bavandimwe rero, biragoye kubona ko umukobwa agukunda, ariko hari bimwe mu bimenyetso, hari bimwe mu bintu atahwema kukwereka kugira ngo wenda wizere urukundo rwiwe. Reka turebere hamwe rero, ni gute namenya koko niba umukobwa akunda. Njyewe nawe uri kunyumva, reka turebere hamwe ibi bintu nubimubonaho ntuzashidikanye ku rukundo uwo mukobwa agukunda, kubera ko urukundo ni ikintu cyiza kiryohera benshi. Ariko hari igihe umuntu agukunda, hari igihe umuntu agukunda ariko ntabikubwire, ariko ibikorwa bye bikakwereka yuko koko agukunda bya nyabyo. Kenshi rero hari igihe twitiranya urukundo n'ubucuti busanzwe. Turebere hamwe rero cyakwereka yuko uwo mukobwa muri kumwe agukunda koko. Icya mbere, umukobwa ugukunda akunda kukwitaho cyane iteka ryose. Azashishikazwa no kubona wishimye, azashishikazwa no kubona amenya amakuru yawe isaha ku munsi, umunsi ku munsi, isaha ku munota. Ashishikazwa no kumva yuko yamaze kumenya yuko uko umeze n'uko wiriwe n'uko umerewe. Azajya ashaka kumenya uko umeze iteka ryose, niba waramutse neza, niba wamaze kurya, niba uri kwiyumva neza, nta kibazo cy'uburwayi ufite. Nubwo yaba ahuze, ariko azagerageza bishoboka byose akubonera umwanya, akwandikire cyangwa se aguhamagare, akubaza uko umeze, kubera yuko azabashishikazwa no kumenya yuko umerewe ako kanya, amakuru yawe ndetse n'uko umeze. Icya kabiri, azajya anezezwa no kuvugana nawe cyane. Umukobwa ugukunda, ntuzashidikanye, azajya agerageza akunde kuvugana nawe cyane, anezezwa no kukumva muvugana cyane igihe kinini. Niba akenshi ari we utangira ikiganiro cyangwa akihutira gusubiza ubutumwa bwawe, ntuzashidikanye, uwo mukobwa aragukunda. Birashoboka kuba ari cyo kimenyetso cy'uko ari umuntu w'ingenzi kuri wowe, ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Icya kabiri, umukobwa iteka azajya kwitaho, umukobwa iteka azajya anezezwa no kuvugana nawe. Icya gatatu rero, umukobwa ugukunda akunda kukwibuka mu bintu byinshi, mu bintu byose yaba ahugiyemo, akenshi arakwibuka, aragutekereza, aragukumbura. Rero nshuti uri kunyumva, ibi bintu nubibona ku mukobwa ari we wese muri kuvugana cyangwa se muri gucudikanya ubucuti muri iyo minsi, uzahite kumenya ko agukunda koko, ntuzuyaze. Uzahite ko ugerageza nawe umwereka urukundo, kubera ko nibyo aba akeneye, aba abikweretse kakuriya, kubera yuko akenshi abakobwa ntabwo bakunda kuvuga, gufata iya mbere ngo akubwire ko agukunda, ahubwo abikwereka mu bikorwa bye. Ibyo bimenyetso nibyo bikwereka yuko uwo mukobwa ashobora kuba agukunda cyane. Akunda kukwibuka mu bintu byinshi, ashobora kukubwira ati ibi nabibonye mpita nkwibuka, cyangwa akakubwira ibintu byamubayeho umunsi wose, kuko aba ashaka yuko waba umwe mu bantu ba mbere bamenye ko yiriwe n'uko yari ameze, n'uko umunsi we wagenze. Ikindi kimenyetso rero ni uko uzajya usanga akubaha kandi akakumva. Iyo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, azagutega amatwi, azacyumva kandi yubaha igitekerezo cyawe. Urukundo nyarwo rero ruba rugomba kugira icyubahiro. Uyu mukobwa akubaha, ukumva yumva neza ibitekerezo byawe, ukumva nta kuvuguruza, ukumva gutega amatwi cyane, uwo mukobwa aba agukunda. Umukobwa ugukunda kandi akunda kumarana igihe nawe. Igihe cyose muzaba muri kumwe, kenshi uzagenda wumva akubwira ngo mukunzi wanjye, ntabwo nshaka kugusiga, ntabwo nshaka gutandukana nawe, reka twiyongeze akanya gato tube turi kumwe, tube turi kuganira, kubera yuko nta kintu kimushimisha na kimwe nko kubona muri kumwe, muri kuganira, mwahuje ibitekerezo, mwahuje urugwiro, muri guseka cyangwa se muri gusangira. Niyo mpamvu rero akenshi kumarana nawe igihe ni ikintu akunda cyane. Nubona uwo mukobwa agaragaza yuko afite ubushake bwo kugumana nawe igihe kinini, uzemera udashidikanya yuko
uwo mukobwa aragukunda. Hari n'igihe kandi azajya akwereka impungenge ze igihe utameze neza. Igihe utameze neza azajya ahorana ikiniga, azajya ahora yibaza ibibazo byinshi, avuga ati kuko wabaye iki, kuko hakeneye iki kugira ngo ibyo urimo, ibibazo urimo bikemuke, ndetse hakenewe iki kugira ngo uburwayi urwaye bukire. Niba koko ubibona kuri uwo mukobwa, gerageza umwereke urukundo kuko nawe aragukunda cyane. Niba urwaye cyangwa ufite ikibazo, azababazwa kenshi, azakubaza kenshi ukomeze, kandi yifuze ko ibintu bigendekera neza iteka. Azifuza ko ibintu urimo bibi wabivamo, ibibazo urimo byakemuka bikakugendekera neza, uburwayi urwaye wabukira kandi vuba, kubera ko ashimishwa no kubona nawe wishimye, no kubona umeze neza, no kubona nta kibazo. Ikindi ni uko ashobora kukwereka ishyari rito ryiza. Umukobwa ugukunda aba agufitiye ishyari rito ryiza, ntabwo ari ishyari ribi, ahubwo ni ukumva atifuza kukubura mu buzima bwe, cyangwa kukubona uri hafi cyane n'undi mukobwa. Ibyo ni ishyari abakobwa benshi bagira, cyane cyane iyo agukunda ntabwo aba yifuza ko yakubona hafi y'undi mukobwa, kubera ko aba yumva yuko waba uri uwiwe gusa mu buzima bwe. Urukundo rero ni ikintu kiba ari cyiza, buri wese aba yumva uwo akunda yaba ari uwe gusa, ariko nanone tugomba kwitonda. Hari igihe umuntu aba ari mwiza cyangwa se akunda gufasha abantu bose. Niyo mpamvu ikimenyetso gikomeye kurusha ibindi, ari uko ibikorwa bye bihora bihamye kandi bikakwereka ko uri umuntu wihariye mu buzima bwe. Igihe uzabona yuko ibikorwa bye bihora bihamye kandi bikakwereka yuko uri umuntu wihariye mu buzima bwe, umukobwa azaba agukunda kandi cyane. Uzubaha amarangamutima ye, nawe ugerageze utere ikirenge mu cye, umukunde kuko nawe nibyo aba yifuza. Niba umukobwa ahora akubaha, akita ku mibereho yawe, yishimira kuganira nawe, akishimira kuganira nawe cyane, akishimira kuganira nawe cyane, akishimira kumara umwanya munini nawe cyane, akumva yamenye ko umeze iteka isaha ku yindi, akakwibuka kandi akifuza ko mugirana igihe kinini, hari amahirwe menshi ko aba agufitiye amarangamutima arenze ubucuti busanzwe. Niyo mpamvu uwo mukobwa numubona uzamufate kandi ntuzemere yuko agucika mu buzima bwawe. Nuko rero urukundo nyarwo ntirugaragarira mu magambo gusa, yawe urukundo nyarwo ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Ibyo bikorwa n'ibyo bimenyetso nakweretse ruguru, nubibona uzemere ko umukobwa agukunda. Umuntu ashobora kukubwira ko agukunda ariko atagukunda, ariko ibikorwa bye nibihura n'ibyo twumvishe ruguru, uzemere ko agukunda. Undi nawe adashobora kukuvugisha cyane, ariko ibikorwa bye bikakwereka yuko urukundo rwiwe ari urw'ingenzi mu buzima bwawe, ariko ibikorwa bye bikakwereka urukundo buri munsi. Umuntu azakubwira ko agukunda, niyongeraho ibikorwa bye bya buri munsi, ibyo bizakwereka yuko kuko agukunda. Rero inshuti, uzagerageze wubahe amarangamutima y'uwo mukobwa, kubera yuko umukobwa uzakwereka ibi bintu byose, umukobwa uzakwereka aya marangamutima ye yose, kukwitaho bingana gutya, uwo mukobwa ntuzashidikanye ko agukunda. Akenshi uzahora n'abakobwa benshi, hari abo wapurocinga bikagorana, ukifuza umukobwa ariko ukasanga we ntabwo akwifuza, ukiruka ku mukobwa ariko wowe ugasanga afite ibindi bintu ahugiyemo, ugasanga afite ibindi yirukankaho. Akenshi dusiga urukundo nyarwo, ugasanga urukundo rw'amafuti. Ibi bimenyetso nubibona ku mukobwa uri gushaka kwirengagiza, cyangwa se umukobwa ubona ko muri kugenda umuhuza urugwiro, uzagerageza wubahe amarangamutima ye, umuhe amahirwe, umukunde, mukundane, kuko ni byiza kubaho muri babiri mukundana. Ni ibintu byiza kandi mwese
muhorana ibyishimo iteka. Rero ni byiza kandi biranashimishije kubaha ibyifuzo by'umuntu, kubera yuko birakomeye cyane kubona umukobwa ugukunda agakwereka ibi bintu twavuze ruguru byose, abikwereka koko ni uko nta wundi muntu afite mu buzima bwe yumva yaharira ibi bintu byose uretse wowe gusa. Utirengagije ko haba hari benshi bamwifuza, bamwirukankaho umunsi ku munsi, ariko ntabihe agaciro. Mu bamuhamagaye bose agahamagara wewe, mu bamushaka bose agaha umwanya wewe, mu wifuza kuvugana nawe. Ibyo bintu rero ujye ubiha agaciro. Nimureke twige kuko tumenye abadukunda tubakunde, tumenye abadushaka tubareke, twirinde kubabaza imitima yacu. Nimureke rero twige kureba ibikorwa kuruta amagambo, kuko ibikorwa nibyo bigaragaza ukuri k'umuntu. Nimureke twige kureba ibikorwa bikorwa bya buri munsi, twirinde kubaha amagambo cyangwa se kumva amagambo ushobora kubwirwa amagambo menshi ariko ukabura ibikorwa. Niyo mpamvu umuntu wese uzakwereka ibikorwa mbere uzubahe ibyifuzo bye, kubera ko umuntu amuhaye agaciro abanakubaha, uwo muntu aba agukunda bya nyabyo. Mureke rero twige kureba ibikorwa kuruta amagambo, kuko ibikorwa nibyo bigaragaza ukuri k'umuntu. Umuntu nakugaragariza ibikorwa y'ibyo arimo, ibikorwa by'uko yiyumva, uzamwubahe, uzemeye ibikorwa bye, kubera yuko uwo muntu aba afite ikintu gikomeye cyane aba arimo arakwereka kandi cy'ingirakamaro. Inshuti rero, ndakeka nashidikanya rero kuko uyu munsi kuva aka kanya nyuma yo kunyumva, nizere yuko umukobwa muri kumwe n'ibi bintu bitamuranga. Inshuti bavandimwe, ndakurahiriye yuko uwo mukobwa ntagukunda wamureka hakiri kare, ariko niyo ubabona afite ibi bimenyetso, gerageza nawe umukunde, umwiyegereze kuko ni uw'ingenzi mu buzima bwawe. Murakoze kongera kuduteza amatwi, murakoze kongera gukunda no kumviriza ibiganiro byo kuri channel yacu Lovetime/B. Ku bantu tubanye bwa mbere, mwibuke gukanda subscribe, ibitekerezo byanyu ni ingenzi na like ni ingenzi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.